hari ibihano Imana igiye guhikiramo muntu bizahita bigaragaza ko nta n'uyu n'umwe ukunda Imana. Ese nkubajije ngo ukunda Imana wasanga ko ukunda Imana? Reka nkubaze, ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose? Ibyo ni ukuri. Icya kabiri, ubwoba bw'Uwiteka. Utinya Imana? Iyo umutima wawe ukubwiye, byaje uri kubwira ngo wikora iki wijyayo, uraryumvira? Kangahe uryumvira? Ese iyo bigeze ku mategeko y'Uwiteka, Bwira wishe angahe? Bwira ukoza angahe, wujuje angahe? Amategeko y'Uwiteka. Imana iravuga ngo amategeko ntago yagiye, nubwo benshi bavuga ngo yagiye nka nyomberi. Oya ntibikabe. Ese ubirebye ku munsi ni kangahe Bwira utekereje Imana? Yaba mu gitondo, yaba ku manywa, se cyangwa nyuma saa sita, cyangwa ku mugoroba, cyangwa ugiye kuryama, cyangwa ubyutse, kangahe utekereza Imana ukavuga uti Imana ndagutekereje, ni weho unshoboje, wenda unabyutse? Ibyo ni ibintu bikwereka ko ukunda Imana koko, kimwe n'ibindi byinshi umuntu yashyiraho. Ariko ukibaza, Mana aho wankuye, aho narindi, dore uko nari imeze, ukabona ibihamya bikwereka neza ko Imana yakwaye hafi. Weho n'icyo ukora kugira ngo nambe ku Mana uvuge ati ngewe Mana niwe nkunda, niwe nizeye n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'imbaraga zanjye zose, nkwizirikeho nka kumwe abakera bizirikagaho amategeko y'Uwiteka ku kuboko. Bwa bwoba bw'Uwiteka, kagira igitinyiro cy'Uwiteka, ukavuga uti Mana nzi ko ndi mu ntege nke, fata ukuboko singwe ntutumengwa, ntumvanemo Mwuka wera, utume Mwuka wera agendana nanjye iteka, bitume soza amategeko yawe. Ukizera Uwiteka icyo ugiye gukora, aho uri kunyura hose, icyo ubonye, kuko rya jwi rikurimo rirakubwira riti oya hariya ntujyeyo, ariko za ntege nke zawe za muntu zikanga zikakunesha, bikarangira ugiyeyo ucumuriye urenze ku Uwiteka kandi ari we waguhanze. Hari kandi ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye. Iyo ucumuye urihana bya nyabyo, atari ibyo kwiyerurutsa ngo uvuge uti ntawe ndeba birarangiye, ariko mu mutima wawe wakora nabi ukavuga uti uyu munsi nagize intege nke, ariko Mana nyihanganire rya none, reka nicuze nihane. Ujya mu ijambo ry'Uwiteka wongere usome urebe uko abantu ba kera bicuzaga, uko wicuza bya nyabyo by'ukuri, uko wihana ukavuga uti ndihannye. Niba ugire nawe mugenzi wawe ugasaba imbabazi, niba ugize intege nke ukamenya guca bugufi ukagira imbabazi, cyangwa ugasaba imbabazi kugira ngo nawe uzagire n'abandi imbabazi. Za mbabazi wagiriwe, bwa buntu wagiriwe, nawe utanga imbabazi, ugirire abantu imbabazi, kugira ngo ukore ugushaka k'Uwiteka. Twese tuzi ko tutari bamise kigoroye, ariko ibyo bintu, kwihana, gukunda Imana n'umutima wawe wose, kurikiza amategeko y'Uwiteka, kugira igitinyiro cy'Uwiteka, ugatekereza Uwiteka umunsi ku munsi, ibihe byawe byose ugatekereza Uwiteka mu byo ugiye gukora byose, uko niko uzashobora kubona niba ukunda Imana. Ngaho rero mbwira ukunda Imana, cyangwa se ahubwo iki kigeragezo kiragutsinze. Mu Baroma 3:18 ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo nta n'uyu n'umwe ukunda Imana, nta n'umwe ushaka Imana, abantu bose barayobye, ahubwo bafite akarimi gashashagirana, amashyari, amagambo, ibintu nk'ibyo. Akanwa kabo kameze nk'incira, ubusabwe bw'incira, kugambana, ibintu bibi nk'ibyo nibyo biranga abantu. Ijambo niko rivuga. Kandi koko iyo urebye abantu bose usanga bavuga ngo bakunda Imana, bazi Imana, bakunda Imana, ariko ukurikije ibyo bintu bitanu nguhaye, nusanga ukunda Imana n'umutima wawe wose ushyireho ko aribyo, nusanga ufite igitinyiro cy'Uwiteka ushyireho, nusanga wubahiriza amategeko y'Uwiteka ushyireho, nusanga wihana bikwiriye ushyireho, kandi nanone nusanga utekereza Uwiteka Imana yawe igihe cyose, ibyo ugiye gukora byose ukabanza ukabaza umutima nama wawe Imana yagushyizemo, nibwo uzavuga uti ibintu ndabishoboye. Nusanga ari ibyo bintu byujuje, wandike muvuga uti nkunda Imana koko by'ukuri, nibwo uzaba utsinze
cya kigeragezo, noneho nawe ubera abandi urumuri. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todahaba tov meyo.